twongeye kubaramutsa inshuti na mwene data tubana muri iyi gahunda nziza yo kwiga ijambo ry'Imana muri gahunda y'iriba ry'agakiza. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Muri uyu mwanya mwiza twongeye kubona, turashima Imana cyane yuko yaringanije uburyo aho tumaze iminsi twiga ibyigisho bibumbiye mu nsanganyamatsiko ivuga ngo menyereza umwana inzira akwiriye kunyuramo. Twizemo ibyigisho byiza kandi byinshi. Ubu tugeze aho turi kureba umwiteguro ukenewe. Mu cyigisho cyatambutse muribuka ko twabonye umwiteguro ukenewe ku mubyeyi w'umugore. Rero turakomeje iyi gahunda kandi nk'uko tubimenyereye, nge tubana muri iyi gahunda nitwa Samuel Habiyaremye kandi sindi njyenyine, n'ubundi muri aka kanya turi kumwe na mugenzi wanjye dutuwe tumenyereye gufatanya muri iyi gahunda. Nkaba nifuza yuko nawe yabaramutsa mbere yuko dukomeza mu cyigisho cy'uno munsi. Yesu ashimwe Claudine. Yesu ahimbazwe. Amen. Ndizera umeze neza. Yego meze neza, ndashima Imana. Ndasuhuza n'abadukurikiye, ndabifuriza ubuntu n'amahoro biva ku Mana bibane nabo. Yego. Ndibuka ko ubushize twiganye icyigisho kivuga umwiteguro ukenewe ku mubyeyi w'umugore. Yego. Ni iki wibukamo twize? Twabonye yuko umubyeyi w'umugore akwiye kuba umwigishwa wa Kristo. Akwiye kuba ari umuntu wigira mu ishuri rya Kristo kugira ngo amabwiriza ari guha abagize umuryango aba yakomora kuri Kristo. Yego. Twabonye ko mbere y'uko umubyeyi atangira inshingano yo kurera, hari umwiteguro aba afite, kandi uwo mwiteguro yaba atawufite mu gihe yihaye inshingano akaba ari gukora icyaha. Twabonye yuko umubyeyi aba agomba kuba azi amategeko y'ubuzima, azi imiterere y'ubuzima y'umubiri w'umuntu, amategeko agenga intekerezo z'abana, akamenya n'amategeko ajyanye n'imikurire, ihererekanyamurage, akamenya amategeko y'isuku n'isukura, akamenya kuvura indwara. Ibyo ni ibintu byose umubyeyi w'umugore agomba kuba afite, kandi akagira ubwo bumenyi mu gihe ari gukora inshingano Imana yaduhaye. Gusa ntabwo ibi yabigeraho ku bwe gusa, niyo mpamvu hakenewe yuko Yesu Kristo aba nyambere kandi agashyigikirwa n'umugabo, nk'uko twabibonye mu cyigisho n'ubundi cyabanjirije icy'ubushize. None rero uno munsi uribuka ko twe twabwiye abaduteze amatwi yuko tuzagira ibyigisho bitatu. Ariko turabona icyaba cyiza ari uko iki kintu twagishimangira kugira ngo wowe uduteze amatwi iki kintu cyumvikane neza. Niyo mpamvu muri aka kanya tugiye guterura insanganyamatsiko cyangwa icyigisho ari igice cya 4 kigendanye n'umwiteguro n'ubundi w'umubyeyi w'umugore cyane cyane, ariko n'umugabo hafi aho. Ahari wenda wabwira uduteze amatwi icyigisho tugiye kwiga muri aka kanya. Muri aka kanya dukomeje n'uwo mwiteguro, reka twige igice cya 4 kivuga ku guhamagarirwa gukomeza kwiyungura. Kuko urabona inshingano yo kurera ntabwo ushobora kuyobora nta bumenyi ufite. Byaganisha mu gutsindwa kandi uvuga kuri murayobora. Kandi ikindi buriya intekerezo z'umuntu zirakura kandi n'ibihe birahinduka. Bityo rero buriya uburyo bwakoreshwaga mu gihe cyashize, umuntu agifite umucyo muke cyangwa se agifite ubumenyi buke, ubu usanga bikwiye kugendana n'uko ibihe bigenda bigenda. Niyo mpamvu umubyeyi agomba guhamagarirwa gukomeza kwiyungura.
none rero mbere y'uko twimbika mu cyigisho ndumva wabanza ukadusengera hanyuma tugasaba umugisha w'Imana. Reka hamwe n'abadukurikiye duce bugufi maze dusenge. Data twese uri mu ijoro, izina ryawe ryubahwe. Amen. Turagushimye kubwo uduhaye andi mahirwe kugira ngo twigire ku birenge bya Kristo. Uraturarikira gukomeza kwiyungura, kandi ibitwungura byose warabitanze ndetse tugiye kubyiga. Reka uduhe imitima ihugutse kandi iciye bugufi kugira ngo iri jambo turyakirane imitima yizeye. Tubyatse Imana Data mu izina rya Yesu. Amen. Claudine, ijambo ry'Imana gisobanura neza iki kintu. Buriya intekerezo z'umuntu kuko Imana yagennye yuko zihora zikura. Mu ngobyi ya Edeni ababyeyi bacu ba mbere Uwiteka babwiye ngo mwimenyereze ibiyirimo. Sibyo? Inshingano yo kumenyereza intekerezo ni inshingano mwene muntu twese dufite. Nyuma y'icyaha urabizi ko Yesu yaje kututabara. Umunsi umwe ari kuganira n'Abayuda nk'uko tubisoma muri Yohana igice cya 8 umurongo wa 31 kugeza wa 32, hari ikintu yabwiye Abayuda ariko natwe kitureba kuri iyi saha. Igihe ababwiraga ati nuko Yesu abwira Abayuda bamwemeye ati nimuguma mu ijambo ryanjye muzabigishwa banjye nyakuri, namwe muzamenya ukuri kandi uko niko kuzabatura. Hano Yesu ukurikije ikintu ari kutubwira ntabwo avuze ngo kuko Abayuda bamwemeye ibintu byose barabimenya. Sibyo? Ahubwo bazakomeza bamenye ukuri. Kandi uko kuri nibakumenya mu gihe kizaza, uko kuri niko kuzababatura. Ubwo mu yandi magambo icyo Yesu ari kutubwira, Yesu ari kurarikira abigishwa be bamwemeye kuguma mu ijambo rye. Sibyo? Kandi iki kintu urabizi, hari amagambo Yesu yigeze kubwira n'ubundi abigishwa be, hari wenda wayasomera uduteze amatwi muri Yohana igice cya 15 umurongo waho wa 5. Igihe Yesu yaganiraga n'abigishwa ababwira iby'umuzabibu w'ukuri, hari ikintu yababwiye ku murongo wa 5 wagisomera uduteze amatwi. Yego, muri Yohana igice cya 15 umurongo wa 5 haranditswe amagambo agira ati ni jye muzabibu namwe muri amashami. Uguma muri jye nanjye nkaguma muri we, uwo niwe wera imbuto nyinshi, kuko ari ntacyo mubasha gukora mutamfite. Buriya Yesu aduha urugero rw'umuzabibu. Kandi umuzabibu urabizi, twabonye ko umuzabibu n'ubundi uba umeze nk'igishyimbo cy'umushingiriro cyangwa se nk'itunda. Kugenda urandaranda kuwurira kuhoyobowe. Rero nimba Kristo agereranije imibereho y'umukristo nk'umuzabibu, ntabwo ushobora kwera uyu muzabibu utagumye ku giti kiwushyigikiye. Sibyo se? None Yesu yavuze ati mugume muri jye. Sibyo? Nanjye ngume muri mwe. Ntabwo mushobora kwera imbuto mutagumye ku muzabibu w'ukuri, kuko twebwe tugiranwa nk'iki? Amashami. Turi amashami. Niyo mpamvu rero ubonye yuko ikimera, ishami iyo ritagumye ku giti riraraba ubundi rikuma. Ariko iyo rigumyeho gukura kuraboneka. Sibyo? Hari ikintu Petero nanone yavuze mu rwambere rwa Petero igice cya 2 umurongo wa 4 kugeza wa 5, naho tugiye kuhasoma. Petero igihe yandikiraga avuga iby'ibuye rizima n'ishyanga ryera, hari amagambo yavuzwe avuga ngo nimumwegere niwe buye rizima. Haravugwa Yesu ryanzwe n'abantu, ariko ku Mana ryaratoranyijwe ribiri y'igiciro cyinshi. Namwe mwubakwe nk'amabuye mazima kugira ngo mube inzu y'umwuka n'ubwoko bw'abatambyi bwera bwo gutamba ibitambo by'umwuka bishimwa n'Imana ku bwa Yesu Kristo. Ubu kumva yuko mu gihe cyose tutagize igihe cyo kwegera Yesu,
wowe buye rizima, ntabwo dushobora kuba amabuye mazima, ntabwo byashoboka, kandi ntabwo dushobora gutamba ibitambo bizima Imana ishima mu buryo bwa mwuka, sibyo? Kandi uyu murimo turi kwigira hamwe ni umurimo wera, sibyo? Twabonye ko uyu murimo ungana n'umurimo ukorwa n'umwami wicaye ku ntebe ya cyama ari gutanga amabwiriza, sibyo? None cyangwa gihari, mwegere nde? Ibuye rizima, ibuye rizima, kugira ngo ubwo ni Kristo, kandi ibuye ni Kristo, kugira ngo twubakwe. Nyamara n'iyi nzu iri kubakwa, Bibiliya itubwira ko iyi nzu ikura, igomba gukura. Ntabwo ari ya nzu iri aho ngaho isanzwe y'amatafari gusa. Birumvikana inzu igira fondasiyo, ariko nanone iyi nzu igomba gukuzwa. None yakura iki? Urabona niyo dusomye mu Efeso igice cya 2 umurongo wa 20 kugeza wa 22, hadusomere twumve rwose. Bahasoma haranditse ngo kuko mwubatswe ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi, ariko Kristo Yesu niwe buye rikomeza imfuruka. Yego. Muri we inzu yose iteranijwe neza irakura, rw'iba urusengero rwera mu mwami Yesu. Muri we namwe murubakanwa kugira ngo mube inzu yo kubabwamo n'Imana mu mwuka. Amena. Ubwo urumva inzu yose iteranijwe neza irakura, yego, kugira ngo ibe urusengero rw'Imana mu mwuka. None buriya nimba uyu murimo koko ungana n'umwamikazi uri mu rugo iwe, none ibwami ni ahantu horoheje buri wese apfa kwisukira. Ni ukuvuga ngo ntabwo buri wese yapfa kwikorera ibyo ashaka. Niyo mpamvu turi mu nsanganyamatsiko ivuga ngo guhamagarirwa gukomeza kwiyungura. Tubonye ko iyi nzu muri Kristo irakura. Ntabwo hanze ya Kristo inzu ibasha gukura. Yego. Ntabwo bishoboka. Rero muri we natwe turubakanwa neza kugira ngo tube inzu ikura. Ubwo rero niba nyina w'abana ari umwamikazi mu rugo, ni umuntu ufite ubumenyi buhora bwiyungura umunsi ku wundi. Wadusomera mu rugo rwa Gikristo paje 221. Amagambo yaho avuga ngo iki? Mu rugo rwa Gikristo paje 221 havuga yuko nyina w'abana ni umwamikazi mu rugo, n'ubundi niyo magambo twavugaga. Yego. Ariko nubwo ari umwami mu rugo, bigendana nyine n'umwamikazi, bigendana n'ibyangombwa afite kugira ngo yuzuze iyo nshingano, si byo se? Niyo mpamvu rero nk'uko umwamikazi adatoranywa uwo mwanya ngo buke ngo uyu wabaye umwamikazi. Urabyibuka itoranywa rya Esiteri uburyo ryagoranye? Habayeho gahunda nyinshi zatumye agera ibwami akemerwa. Hari n'abandi benshi batoranijwe nyamara ntibatsinda igerageza, sibyo? None rero umubyeyi w'umugore turi kumwe muri aka kanya, hari ikintu ijambo ry'Imana rigusaba. Urahamagarirwa gukomeza kwiyungura. Ubwo ni ukuvuga ngo hakenewe gutera imbere guhoraho cyane. Tujye gusoma amagambo yanditswe muri Christian Temperance and Bible Hygiene page 60. Ni amagambo atwereka uburyo gutera imbere guhoraho kurakenewe. Wadusomera ayo magambo. Haranditse ngo inshingano y'umubyeyi w'umugore ni yayindi isaba gutera imbere guhoraho mu buzima bwe, kugira ngo abashe kuyobora abana be ku ntego yo hejuru kandi hejuru cyane. Ariko Satani azana imigambi ye kugira ngo amare impungenge imitima y'ababyeyi n'abana. Ababyeyi b'abagore bakurwa mu nshingano zabo zo mu rugo no gutoza neza abana bato ngo bajye gukorera inarijye n'isi. Iki kintu usomye, ijambo ry'Imana ryashyizeho intego y'uko umubyeyi w'umugore agomba kuzamura urubyaro rwe ngo bagere ku ntego yo hejuru, kandi si hejuru gusa, hejuru cyane. Ariko Satani akora iki? Azana imigambi ye ku buryo umubyeyi w'umugore yisanga ahamagarirwa, sibyo? Kujya gukorera inarijye n'isi. Uribuka ya nyoni twabonye uburyo yiyerekana irata ubwiza? Ya nyoni yitwa peacock. Yindi yitwa peacock. Irata ubwiza
ubu ngubu abagore benshi imana yabo cyangwa idini yabo ni idini yo kwambara, sibyo? Yego. Ubu hariho n'ibindi byinshi bisigaye birangaza abagize umuryango, ariko igihari ni uko isi yose yaduhamagarira kuyikorera, hari icyo Imana yaduhamagariye kandi gikwiye kwitabwaho n'umubyeyi. Ni ukuvuga ngo tudakuwe mu nshingano zacu no kujya gukorera inarijye n'isi, barakomeje barandika ngo aho twasomaga n'ubundi ni muri Child Guidance page 71 noneho. Yego. Haravuga ngo ku bw'abana be niba nta yindi mpamvu, ababyeyi b'abagore bagomba kumenyereza ubwenge bwabo kubera ko batwaye inshingano ikomeye mu murimo wabo kurenza uko umwami akora ari mu mirimo ye. Ababyeyi b'abagore bake nibo bumva uburemere bw'icyizere bahawe, cyangwa ngo basobanukirwe uko bageza ku ntego umurimo udasanzwe neza binyuze mu kwihangana, mu muhati witondewe, mu buryo bwimenyerejwe umuntu ku giti cye. Kandi mbere na mbere umubyeyi w'umugore akeneye gutoza atabijenjekeye no kumenyereza imbaraga ze z'ubwonko n'ibyo ntekerezo n'umutima we bikunda, kugira ngo atagira imico yangiritse cyangwa yakujijwe uruhande rumwe, maze agasiga ikimenyetso cyo kwangirika cyangwa cy'ubupfu ku rubyaro rwe. Ababyeyi benshi b'abagore bakeneye gukangurwa kugira ngo babone ubukene bwo guhindurira mu ruhande rwiza imigambi n'imico yabo mu buryo bwemewe izo bagiyemo babishaka igihe binjiraga mu mibereho y'abashyingiranywe. Urumva ayo magambo? Urakoze cyane. Twasomye mu rugo rwa Gikristo bagaragaje umubyeyi w'umugore nk'umwamikazi. Yego. Ariko noneho hano ho batweretse yuko uyu mugore umurimo akora uruta uw'umwami. Batwibwiye yuko ndetse n'umwami uri mu biro. Yego. Akora inshingano y'ubwami. Uyu mugore aramuruta. Ni ibintu bikomeye cyane. Niyo mpamvu agomba ngo gutoza ubwenge, kugira imbaraga z'ubwonko n'umutima, kugira ngo bidakura uruhande rumwe cyangwa bigire ikiyasha, ku buryo azasiga ikimenyetso kiri ku bana be. None ikibazo dukwiye kwibaza, ubu iyi saha ni icy'umugore abagore benshi baba bahugiyeho. Katurebe muri gahunda y'umunsi. Bigaragara yuko umugore aba afite umwanya muto, birumvikana. Yego. Ariko se nubwo yaba afite umwanya muto, umwanya ku bafite amatelefone wo kureba ibicicikana ku masitati ujya ubura? Birumvikana yuko ari dukwiye batugira inama yo gukanguka kugira ngo tubone ubukene buri mu nshingano twirengagije. Ariko hari ikintu baba bahugiyeho, hari ikintu kiba gihari gituma bahuga iyi nshingano ntikorwe. Ubu usanga benshi unubonye akanya gato ni uguhita ujya kureba amafoto kuri stati, kuri telefone, sibyo? Abandi baba bafite uruhererekane rw'amafilimi bari gukurikirana, sibyo? Abandi bahugiye mu mirimo y'isi kugera ku rwego atari wonye n'akanya ko gutekereza kuri uyu murimo wera. Urumva Satani nawe afite ukuntu akora mu buryo butandukanye bitewe n'umuntu. Hariho n'umuntu ushobora kuba atagira n'ibikoresho by'ikoranabuhanga, ariko Satani afite uburyo ahuza abantu, umuntu akajya no mu bindi, akajya mu mirimo. Sibuka si inkuru yavuzwe mu gitabo cyitwa Inama Zigira Itorero, ibyo marayika wari uhagaze hejuru y'umugore ngo ategereje ko yunamuka, yarimo arakubura uko yamwambika ikamba, arategereza araheba. Hari igihe umuntu ashobora guhera mu murima, mu myaka, mu rugo, agahera mu ntabire, cyangwa se akajya no mu biganiro bidakwiriye. Ibyo bijya bibaho. Yego. Rero nk'uko umubyeyi aba yaragiye muri iyi nshingano abishaka pe, nta mukobwa ujya gushyingiranwa atabishaka. Ni nako dukwiye gukangukira iki kintu. Biradusaba rero gutera imbere mu bwenge, sibyo? No kuba ingirakamaro mu buryo buhoraho. Barakomeje barandika muri kiriya gitabo turi gusoma Child Guidance, page ya 71 kugeza kuri page ya 72. Umva inama batugiriye. Ababyeyi b'abagore hejuru y'ibindi byose bagomba kwimenyereza ubwabo mu bitekerezo no kwigenzura ko bazatera imbere mu bwenge no kuba ingirakamaro. Abihanganira muri iki cyerekezo ntibazatinda gusobanukirwa ko bari kwakira ubushobozi bw'intekerezo,
izo batekerezaga ko badashyitsemo. Baba bari kwiga kurema neza imico y'abana babo. Umusaruro w'umuhati n'umugambi werekejwe kuri uyu murimo uzagaragarira mu kumvira kwabo, kwiyoroshya kwabo, ubwitonzi bwabo no kwera kwabo. Uyu musaruro uzahemba mu buryo buheranije umuhati wose wakoreshejwe. Amen. Imana ishaka ko ababyeyi b'abagore bahora bashaka guteza imbere imbaraga z'intekerezo n'umutima. Baziyumvamo ko bafite umurimo bagomba kumukorera mu kwigisha no gutoza abana babo, kandi mu buryo buheranije bashobora kongera imbaraga zabo, kandi mu buryo burushijeho kuba bwiza niko bazahinduka mu murimo wabo nk'ababyeyi. Amen. Urakoze cyane. Hari ikintu nibuka twavuzeho mu byigisho bibanje, twigeze gukomoza ku cyigisho cy'umubyeyi umwe, umubyeyi w'Imana yigishije kijyanye no kuvugurura intekerezo. Hari ikintu nigiyemo nifuza yuko nabwira n'abatuteze amatwi, kuko hano twize ngo hagomba kubaho iterambere mu bwenge. Yavuze Barbara O'Neill yavuze yuko ubwonko cyangwa se intekerezo z'umuntu donc ikijyanye n'umurwa mukuru w'umubiri w'umuntu uri mu bwonko mu gice cy'imbere cyitwa frontal lobe. Muri icyo gice kigizwe n'ibintu bine. Ikintu cya mbere ni imbaraga y'ubushake. Ikintu cya kabiri ni imbaraga yo gushyira mu gaciro, reasoning. Icya gatatu ni intellect cyangwa se ubwenge, aricyo udusomeye hariya. Icya kane ni ubwonko nk'igice gifata umwanzuro. Ni byiza yuko umubyeyi, uburyo umuntu akura, biriya bice byose uko ari bine tumaze kubona nk'umubyeyi, ni byiza yuko umubyeyi nawe mukobwa uduteze amatwi iki kintu ukimenya. Uburyo Imana yateguye ikuramo bigenda bikura uko imyaka ikura bitewe n'amahirwe umuntu yabonye. Ubwonko bw'umuntu bugera ku kigero gikuru aho umuntu aba akuze bihagije iyo ageze imyaka 30. N'ababishaka muzakurikira icyo cyigisho twabahaye linki, n'ubu ngubu turaza kuyibashyirira, turayishyira munsi kugira ngo mubashe gukurikirana ibyo bintu. None rero reba muri iyo myaka 30 umuntu yayimaze ahugiranye mu bintu by'inarye cyangwa se by'isi, nta mwanya wagira wo kwiteza imbere atiga ijambo ry'Imana. Uyu muntu aba akoze neza, akoze uruhande rumwe, kubera yuko nk'ijambo ry'Imana urugero ruduhaye Bibiliya, twabonye ko aricyo gitabo gishobora gutuma umuntu agira ubwenge bwinshi cyane, gishobora gutuma umuntu yunguka ubwenge. Abefeso 2:20-22 muri we inzu iteranyijwe neza irakura, sibyo? Irakura. Rero ababyeyi bagomba gukura mu ntekerezo no mu mico mbonera. Ibintu se wabikora utiga Bibiliya? Ntago wabibona. Niyo mpamvu turi kwiga gusabwa gukomeza kugira ute? Kwiyungura. Child Guidance page 72 haravuga ngo ni inshingano y'umubyeyi w'umugore gutoza intekerezo ze no gutuma umutima we uhora wera. Bashobora guteza imbere uburyo bwose uko byabashokera kose intekerezo, ubwenge n'imico mbonera, kugira ngo babe bakwiriye kuba abashoboye guteza imbere intekerezo z'abana. Ababyeyi bagomba guhora biga mu ishuri rya Kristo, bakeneye guhindurwa bashya n'imbaraga kugira ngo hamwe no kwiyoroshya kwa Kristo bashobore kwigisha abakiri bato bagize umuryango w'Imana kumenya ubushake bwe. Amen. Ni ukuvuga ngo ababyeyi cyane cyane umubyeyi w'umugore twavugaga agomba gukura mu ntekerezo, agomba kugira intekerezo zikuze. Yego. Kuko inshingano ye kugira ngo ayisohoze uko agomba kuba afite ibitekerezo bikora neza. Kandi ibi ntibyakunda umuntu atari umunyeshuri uhoraho mu ishuri rya Kristo. Yego. Uribuka mu burezi page 29 ahari namwe murabizi nshuti muduteze amatwi, ahari na page ishobora guhinduka bitewe n'icyo ukoresha na soft, ariko hari ikintu kivuga ngo inyigisho birayigisha, ntushobora kungurwa nayo. Uramutse uyiga wihuta cyangwa ukayiga rimwe na rimwe, namwe ayo magambo wenda mwaza kuyareba, kuko ni ingenzi cyane yuko Yesu aturarikira kwiga ijambo ry'Imana, kwiteza imbere buri munsi. Rero hari imbaraga itangaje dushobora kubonera mu muco wa Gikristo.
muri child guidance page ya 72 kugeza ku ya 73 ababyeyi ntibari bakanguka gusobanukirwa n'imbaraga itangaje y'imico ya Gikristo. Hari amabuye y'agaciro k'ukuri yo gukoraho yirengagijwe mu buryo bukomeye. Uku kutagira icyo witaho ntabwo gushobora kwemerwa n'Imana. Bavyeyi, Imana irabahamagarira kwita kuri iki kibazo mufite amaso afite gusigwa kwera. Uko bimeze ubu, mwafotoye imbuga yo hejuru. Mwite ku murimo wanyu wasuzuguye igihe kirekire, kandi Imana izafatanya namwe. Mukore umurimo wanyu n'umutima wanyu wose, kandi Imana izabafasha kugira ibyo mukosora. Mutangire muzana ubutumwa bwiza mu buzima. Ubu turi mu ruganda rw'Imana. Umwe muri twe ni amabuye ashingaraye agikurwa mu gisima. Ariko uko ukuri kw'Imana kugezwa kuri twe, ikidatunganye cyose kigizwayo, nuko tukaba twiteguye kurabagirana nk'amabuye mazima mu buturo bwera bwo mu ijuru. Aho tutazaba turi kumwe gusa n'abamarayika, ahubwo turi kumwe kandi n'umwami w'ijuru ubwe. Amen. Buriya umubyeyi agomba kuzana ubutumwa bwiza mu rugo rwose, sibyo? Nta kindi kimwe cyakemura ibibazo dufite muri iki gihe kireka ubutumwa bwiza buzanwe mu rugo. None ikibazo nshaka kukubaza, mu hantu nagiye muri u Rwanda kure, hari ibice pe ugenda ukabona ni kure, sibyo? Ariko mbwira, nugiye na hafi, wari wabona ni bangahe bavuga bati ngiye gukora urugendo rw'amasaha 5 ndi mu modoka atanatwaye ngo yite kuri ikintu cyo kwiteza imbere? Akenshi usanga umuntu yicaye nyine asinziriye, sibyo? Cyangwa se yiganirira, cyangwa se ahugiye kuri telefone. Ibirangaza ni byinshi. None ukoze urugendo rw'amasaha 4, ukoze urugendo rw'amasaha 5, ni umwanya muto? Umwanya munini cyane. Buriya uyu mwanya wose dufite ni byiza yuko ugomba gukoreshwa kugira ngo uyu muco wa Gikristo uremwe wo kwiteza imbere no gukunda ijambo ry'Imana. Kubera ko mu gihe cyose ubutumwa bwiza butazanywe mu rugo nk'uko ijambo ry'Imana ritubwiye, ngo aka kamenyero karemwe ku mubyeyi, uhaguruke ahantu ujya ahandi, ube urihagaze utegereje imodoka, ube ucitse utegereje serivisi ahantu runaka. Ubu ngubu umuntu abonye akanya gato, ababyeyi baba bavuga ati nta kanya dufite, nyamara na ka kanya ubonye uwo mwanya tari kuri telefone ureba stati. Ni byiza yuko uyu mwanya ukwiriye gucungurwa. Niyo mpamvu rero mubyeyi ukwiriye kugambira gukora ibintu mu buryo buboneye rwose kandi rwose. Child guidance page ya 73 dukomeje andi twasomaga ukuntu banditse baravuga, babyeyi b'abagore, mbese muzareka kuba abanebwe gukora umurimo utagize icyo umaze, wa wundi uzarimburwa no kuwukora? Mbese ntimuzashaka kuba bugufi bw'Imana kugira ngo ubwenge bwayo bubayobore n'ubuntu bwe bubashyigikire mu murimo uzakomeza kuramba mu bugingo bw'iteka? Mugambirire guhindurira abana banyu ababoneye rwose mu mico. Mwibuke ko ibi ari byo bizatuma bareba Imana. Ababyeyi benshi bari kwirengagiza umurimo Imana yabahaye, bari kure ubwabo yo kubonera no kwera, kandi ntibabona inenge z'abana babo nk'uko byagakwiriye. Iyaba amaso yabo yari kuba yitegereza kandi anezezwa no kubonera guhebuje kw'imico ya Kristo. Ikintu cya mbere gikomeye ni ubunebwe. Tukegura Bibiliya, umuntu akegura Bibiliya ugasanga arasinziriye, umuntu agahita asinzira, nyamara yaba yicaye imbere y'ahareberwa umupira cyangwa ari imbere ya filime ntahuge. Cyangwa n'inshuti zacu tuganira ntuhuge, n'ibiganiro rimwe na rimwe usanga byafasha amasaha bigasoza nta nyungu. Buriya hari ikintu twize ku mategeko y'ubwonko. Twize yuko iyo ubwonko budakoreshejwe ngo butere imbere, ahubwo buragabanuka bugasubira inyuma. Niyo mpamvu rero hakuriye ho kugambirira kubonera rwose kuri iyi nshingano, tukareka ubunebwe rwose. None muri ibyo byose tumaze gusoma samwe,
hari inama ijambo ry'Imana riri kuduha. Nabyita ni password, ni iki mu rurimi rwacu? Ni ijambo nyine ry'ibanga. Yego. Ikibazo kibaza ngo ni gute waba umubyeyi w'umugore nyawe? Ijambo ry'Imana ntiryaduhishe. Ibinyibukije ahantu twabonye ahantu havuga ngo umugabo ku izina. Uribuka cya kintu? Ndakibuka kiriya kintu cyari gikomeye cyane. Ariko umva, ni gute waba umubyeyi w'umugore nyawe? Ubwo hari n'uburyo umuntu ashobora kuba nanone umugore w'umubyeyi atari uwa nyawe. Umva ijambo ry'Imana uko rivuga. Child Guidance page ya 73 kugeza kuri page ya 74 haravuga ngo aho kugira ngo atebere mu mirimo yo mu rugo gusa, reka umugore n'umubyeyi w'umugore afata igihe cyo gusoma no kumenya amakuru, cyo kuba uwunganira umugabo we no kuba uhugukiye guteza imbere intekerezo z'abana be. Reka akoreshe neza uburyo afite ubu kugira ngo ahindure abe akunda bagere ku rwego rwo hejuru. Reka afate igihe cyo guhindura umucunguzi mwiza, umwunganizi we wa buri munsi n'inshuti ye magara. Reka afate igihe cyo kwiga ijambo ry'Imana, afate igihe cyo kujyana abana be mu mirima maze bigire ku Mana binyuze mu bwiza bw'ibyo yaremye. Reka ahora anezerewe kandi amurika, aho kugira ngo amarire buri mwanya we wose mu kudoda kutarangira. Reka atume umugoroba uba uwo gusabana kunejeje, guhura kwabo mu muryango nyuma y'imirimo y'umunsi. Uku niko abagabo benshi bazayoborwa guhitamo kuba mu ngo zabo mbere yo kujya mu tubyiniro cyangwa mu mazu biyogoshesherezamo. Abana b'abahungu benshi bazarindwa kujya mu muhanda cyangwa mu tubari. Abakobwa benshi bazakizwa ikigare gikunda kwinezeza kandi kiyobya. Ibibera mu rugo bizabera abana n'ababyeyi iby'Imana yateganije ko bigomba kumera umugisha w'iteka ryose. Amen. Buriya hano ijambo ry'Imana rirambuye uburyo bw'imikorere nyabwo. Yego. Bukwiriye kuyobora umubyeyi w'umugore. Aho kugenda ngo afate umwanya wose awumarire mu kudoda kutarangira cyangwa indi mirimo yo mu rugo itagirangira. Yego. Umuhinzi uzi ko umuntu ahinga kuva mu gitondo akageza izuba rirenze. Yego. Undi akajya mu biro agaheramo. Aho kugira ngo umare umwanya uri mu kudoda kutarangira. Yego. Ni byiza yuko ufata umwanya wo gusoma. Yego. Kumenya amakuru. Yego. No kubuwunganira umugabo wawe. Yego. Sibyo? Kandi ibi bigafatanywa no kwegera umwunganizi nyawe Yesu Kristo. Amen. Sibyo? Ibi rero tubonye ko nk'umusaruro wabyo bizatuma umugabo akunda urugo. Ibyo bintu byanejeje. Bitewe nuko umugore arashaka kuba mu rugo nimugoroba. Bitewe nuko umugore nyine ibyamuhinduye izuba mu rugo arahamurika. Yego. Bituma umugabo anezezwa no kuguma mu rugo. Sibyo? Bituma abana b'abahungu batajya mu mihanda cyangwa mu tubari. Yego. Sibyo? N'abakobwa nabo ngo bajye kurangarira igare bibangiza. Uribuka nk'umukobwa witwa Dina, umukobwa wa Yakobo. Yego. Ikintu bigare byamukoreye. Yagiye muri anniversaire. Yagiye mu birori. Hanyuma abo bantu b'abapagani baramwangiza. Sibyo? Rero ni byiza yuko uyu murimo w'umubyeyi w'umugore ndetse n'umugore awukora nta kudebeka. Sibyo? Rero ni ingenzi yuko umubyeyi w'umugore agomba gutuma ubuzima bwo mu rugo buba ubunesha. Yego. Kandi bukaba ubugera ku musaruro. Hari inama rero yahawe umubyeyi w'umugore page ya 74 Child Guidance. Ijambo ry'Uwiteka riravuga ngo ntugomba gukurikira ibyo ubogamiramo. Ugomba kwitonda cyane kugira ngo ushyireho urugero rwiza mu bintu byose. Ntukabe umunebwe. Kangura imbaraga zawe zisinziriye. Buw'ingenzi ku mugabo wawe binyuze mu kuwutega amatwi n'umufasha. Umugisha kuri we muri byose. Kora inshingano z'ingenzi zigomba gukorwa
iga gukorana ibakwe imirimo ikenewe neza, imirimo idasamaje y'imuhira mu buzima bwo mu rugo. Gerageza gutuma ubuzima bwo mu rugo bunesha birenze cyane ibyo kuba mu mwanya wo kuba umugore n'umubyeyi w'umugore kurenza uko wabitekereza. Ukeneye kwimenyereza n'ubunararibonye bw'ubuzima bwo mu rugo, ukeneye uburyo bwinshi, kuvanga umuhati udacogora, kumenyereza imbaraga y'ubushake iyo ubu buzima buzana. Amen. Ikintu numvisemo ikintu cyitwa ubunebwe, ijambo ry'Imana biratugira inama yo kukizibukira, kugihunga. Kandi n'ibyo ukoze ni byiza yuko bikorerwa mu buryo bwinshi, ukagenda uvanga, ntukore ibintu mu cyerekezo kimwe, sibyo? Nimba ejo uteguye wenda amafunguro muri ubu buryo, sibyo? Cyangwa nimba uteguye ku meza muri ubu buryo, sibyo? Cyangwa se n'ahandi ugenda utunganya, ejo hindura. Iyi ni inama ku mubyeyi w'umugore. Ukwezi gutaha hindura, umwaka utaha hindura, kandi ibi ntiwabikora utiga, sibyo? Ntabwo bishoboka. Niyo mpamvu rero guhugirana kose umubyeyi w'umugore afitiye inshingano Imana yamuhaye mu rugo gukwiriye kwihanwa. Hari inama ijambo ry'Imana yindi ryatanze ku babyeyi batari n'abanebwe rwose, sibyo? Ariko bahora bahuze cyane, bari busy, batajya babona umwanya na gatoya mu rugo, sibyo? Mvuga ijambo ry'Imana ryavuze muri Child Guidance page ya 74 kugeza kuri 75. Ababyeyi benshi bashyira hejuru ko bafite byinshi byo gukora, ko nta gihe bafite cyo guteza imbere intekerezo zabo kugira ngo babashe kwigisha abana babo ibijyanye n'ubuzima busanzwe, cyangwa kubigisha uko bahinduka udutama twa Yesu mu mukumbi we. Ababyeyi ntibagomba kwirengagiza kwambarira mu ntekerezo zabo guhangana n'icyaha, kwirinda ikintu kitazabangiza ubwabo bonyine, ahubwo kizageza uburibwe n'ubuhanya bw'uburyo bwose n'ikibi ku rubyaro rwe. Binyuze mu kwiyigisha neza, ababyeyi bagomba kwigisha abana babo ko ijuru ritegeka rwose. Bagomba kwigisha ko ijuru ritegeka rwose. None nimba se umuntu atabanje ngo ibi bintu abanze nawe abyumve, sibyo? Ngo intekerezo ze zambariwe guhangana n'icyaha, ibyo bintu wabigeza ku mwana? Ntabwo wabigeza ku mwana, kuko hari imirimo myinshi bihariye ku babyeyi. Umubyeyi buri gihe akavuga ati buri gihe nta kanya mba mfite, ntabwo nabasha gusoma igitabo runaka, sibyo? Niyo mpamvu uri umubyeyi wa Rehobowamu yahuzagurikaga, sibyo? Twize se mu cyigisho cy'ubushize, kandi byagize ingaruka ku mwana we, bituma inshingano yabonye yo kuba umwami itagira gute, yaramunaniye. Rero hari inama ijambo ry'Imana riduha, kandi ni na ngombwa yuko umubyeyi w'umugore cyangwa se ababyeyi bose babi biteze kwakira guha ikaze inama bahabwa n'abandi bashobora kuba bakangukiye inshingano. Hari igihe bitewe n'inarijye umuntu agirwa inama amubwira ati ibyo se birakureba, ni iby'umwana wanjye ubona si uwawe, ariko ijambo ry'Imana rivuga ngo babyeyi mugomba guha ikaze inama. Inama ijambo ry'Imana ryatubwiye kuri iyo ngingo, Child Guidance page ya 75. Mu gihe basinziriye mu kutita ku by'inama, ku by'Imana, Satani aba ari kubiba mu mitima y'abana babo imbuto zizamera zigakura zikera imbuto z'urupfu. Kandi akenshi ababyeyi barakazwa n'inama kubw'amakosa yabo, bakora nk'aho bashaka kubaza ababaha inama, mbese ufite uburenganzira ki mu kwivanga mu by'abana banjye? Ariko se abana be si ab'Imana kandi? Ni gute yita ku bubi bwo kwirengagiza inshingano ze? Mbese bazasubiza iki ubwo izababaza igituma bararereye abana babo mu isi? Nuko bakareka kuba ikibuga cy'ibigeragezo bya Satani. Mwitegure kumva inama z'abandi. Amen. Ntukibwire ko atari inshingano y'abavandimwe na bashiki banyu kubabwira uko mufata abana banyu cyangwa uko abana banyu bakwiriye kwitwara. Rwose buriya rero ikintu turi kubona hano, hari igihe umubyeyi ashobora guhugirana cyangwa ntite ku nshingano. Yego. Inshingano ijuru
ryaduhaye, Imana ishobora gukoresha inshuti n'abavandimwe bakatwibutsa, bakatugira inama. Buriya Namani yasuzugura inama yahawe na kariya gakobwa ke, yizaniye ngo kamukorere inshingano yo mu rugo, yari gukira se? Ndetse buriya n'abagaragu be bamuhaye inama agezeyo, ariko iyo ayisuzugura nabwo ntiyari gukira. Ntabwo yari gukira rwose. Rero inarijye ikwiriye guhishwa muri Kristo, maze tukemera inama duhabwa n'abandi bashobora kubabona ibyo tutari kwitaho, kandi bikomoka mu ijambo ry'Imana. Rero dukomeza tubwirwa inyungu yo guhurira mu nama cyangwa se mu materaniro, nk'uko tubisoma muri Child Guidance page 75 kugeza 76. Ijambo ry'Uwiteka riravuga ngo aya ni amagambo yandikiwe itsinda ryo kwigiramo ryari mu materaniro makuru, kandi natwe n'ubu turateranye kugira ngo twumve ijambo ry'Imana. Reka rero tuyategera amatwi. Imana yashyize mu biganza byacu umurimo wera rwose, kandi dukeneye guhurira hamwe kugira ngo twakire amabwiriza, kugira ngo tubashe kuba bakwiriye gukora uyu murimo. Dukeneye guhurira hamwe no kugira ngo twakire gukorwaho n'ijuru, kugira ngo tubashe gusobanukirwa umurimo wacu mu rugo. Ababyeyi bagomba gusobanukirwa uko bakohereza abahungu n'abakobwa bavuye mu buturo bwabo bwera bwo mu rugo, batojwe neza kandi bigishijwe kugira ngo bazabe abashoboye kurabagirana nk'imuri mu isi. Ibintu bavuzemo hano bibiri bikomeye, tugomba guhurira hamwe ngo twakire amabwiriza. Sibyo? Twize amabwiriza rusange n'amabwiriza yihariye. Hari igihe biba ngombwa ko tugomba guhurira hamwe nk'ababyeyi tukakira amabwiriza. Icya kabiri, tugomba guhurira hamwe tukakira gukorwaho n'ijuru. Uribuka igihe marayika akora kuri Yakobo bakirana ijoro ryose, byagenze gute? Yaravuze ati sinkure utampaye umugisha. Amaze kumuha umugisha, ikintu yamubwiye gikomeye ni ikihe? Muhinduriye izina. Ntukitwa Yakobo umuriganya, ahubwo wiswe nde? Isiraheli, sekuruza w'amahanga. Rero gukorwaho n'ijuru kurakenewe ku mubyeyi, sibyo? Kandi tubonye ikindi gikomeye, kuvuga ko ababyeyi baba bari gutegura abana bwo mu rugo bajye kurabagirana mu isi. Bajye kurabagirana mu isi. Samuel, ujyo byumva, umwana agera ku ishuri wenda muri za segonderi, ababyeyi bakavuga bati umwana wanjye yarahindutse, yaranduye, yanduye ku ishuri. Ukurikije ibyo dusomye, urumva umwana yandurira ku ishuri, ahubwo yavuye mu rugo nta rufatiro afite, ajya kwanduza ahubwo abandi. Bishoboka n'abandi baramwanduza. Kandi umuntu udafite ubugingo bwa Kristo ntabwo rwose kwandura ntabwo biba byoroshye cyane. Rero tuvuye mu materaniro makuru tugomba kugenda dufite mu gusobanukirwa kwiza ku bijyanye n'inshingano yacu mu rugo. Hari amasomo agomba kwigirwa hano arebana n'umurimo w'Uwiteka ashaka ko bashiki bacu bakora mu ngo zabo. Bagomba kwiga kwimenyereza kugira ikinyabupfura mu mvugo mu gihe bavugana n'umugabo n'abana. Bagomba kwiga uko bafasha buri wese ugize umuryango kuba munsi y'ubushake bw'Imana. Reka umubyeyi w'umugabo n'umugore bamenye ko bategetswe gutuma imuhira haba hanejeje kandi haruhura, kandi ko kumvira kugomba kuboneka bitanyuze mu gusharira n'iterabwoba. Ababyeyi benshi baracyakeneye kwiga ko nta cyiza kigerwaho binyuze mu gutombokana igitsuri. Abenshi ntibita ku kumenya ubukene bwo gukoresha imvugo yoroshye ku bana. Ntibibuka ko abo bakiri bato baguzwe igiciro kandi ko baguriwe kuba umutungo w'Umwami Yesu. Mbega amagambo akomeye. Ubwo tubonye yuko dukwiye no kwiga yuko nta cyiza kijya kiboneka binyuze mu gusharira no gutomboka. Kandi tubonye ko benshi tugikeneye kubyiga. Yego. Kubw'ubuntu bwa Yesu rero, Kristo abasha kuduhindurira, tugahinduka, tukagira imitima mishya. Niyo mpamvu buriya hari icyigisho gikomeye dusoma muri Matayo igice cya 19 ku murongo wa 13 kugeza ku wa 14, Yesu yakira abana bato. Yego. Sibyo? Tuhasanga inkuru y'ababyeyi baje bazaniye abana babo Yesu Kristo. Ariko
hari ukuntu byagenze binyuze mu myitwarire y'abigishwa, wenda twasoma iryo somo kugira ngo turusheho gusobanukirwa. Uraza no kudusomera amagambo ari mu Wifuzwa byose ku gice cya 56 akivuga ngo Yesu aha abana umugisha, maze bamuzanira abana bato ngo abarambikeho ibiganza abasabire. Abigishwa barabacyaha, ariko Yesu arababwira ati mureke abana bato ntimubabuze kunsanga, kuko bameze batyo ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo. Mu gitabo wari uvuze Wifuzwa ibihe byose, paje ya 346 ni icyigisho cya 56 muri soft copy. Muri soft copy kivuga ngo Yesu aha abana yakira abana bato. Haravuga ngo Yesu yakundaga abana cyane, yemeraga umutima mwiza wabo wa cyana ndetse n'urukundo rwabo nyakuri kandi rukiri umwimerere. Amagambo yo gushima yasohokaga mu minwa yabo azira inenge yari indirimbo mu matwi ye, kandi yasubizaga intege mu mutima we igihe yabaga yugarijwe n'abantu buzuye uburyarya. Aho Umukiza yajyaga hose, ubugwaneza bwagaragaraga mu maso ye n'uburyo yarangwaga n'ineza byatumaga abana bamukunda bamwiringira. Byari bimenyerewe mu Bayahudi kuzana abana aho umwigisha yabaga ari kugira ngo abarambikeho ibiganza abahesha umugisha. Nyamara abigishwa ba Yesu bibwiye ko umurimo we ukomeye ku buryo kumutesha igihe muri ubwo buryo. Igihe ababyeyi bazaniraga Yesu abana babo, abigishwa babarebye nabi. Batekereje ko abo bana ari bato cyane ku buryo guhura na Yesu ntacyo byari kubungura, maze bafata umwanzuro ko Yesu atari bushimishwe no kubana nabo. Nyamara Yesu ntiyashimishijwe n'icyo gikorwa cy'abigishwa be. Umukiza yari asobanukiwe n'imvune n'umutwaro by'abo babyeyi bashakaga kurera abana babo bakurikije ijambo ry'Imana. Yari yarumvise gusenga kwabo, kandi ni we ubwe wari warabiriherejeho. Umubyeyi umwe yavuye mu rugo rwe ajyana umwana we, maze ajya gushaka Yesu. Ageze mu nzira yabwiye umuturanyi we aho agiye, maze umuturanyi we yifuza ko umwana we nawe yahabwa umugisha na Yesu. Bityo ababyeyi benshi bazana abana babo. Abana bamwe bari bamaze gukura barenze ikigero cy'ubwana, bamaze kuba ingimbi n'abasore. Igihe ababyeyi bagaragazaga icyifuzo cyabo, Yesu yakiranye ubwuzu kwinginga kwabo. Nyamara yarategereje kugira ngo arebe ko abigishwa bari bubakire. Igihe yabonaga abigishwa birukana abo babyeyi bibwira ko bamugirira neza, Yesu yaberetse ikosa ryabo avuga ati mureke abana bato ntimubabuze kunsanga, kuko ameze batyo ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo. Maze Yesu afata abana mu maboko ye, abarambikaho ibiganza, abaha umugisha, baje gushaka. Abo babyeyi barahumurijwe, basubiye iwabo bujuje imbaraga kandi bahawe umugisha n'amagambo ya Yesu. Batewe ubutwari bwo gukora inshingano yabo bafite umurava mushya, kandi bakarera abana babo bafite ibyiringiro. Ababyeyi bo muri iyi minsi nabo bakwiye kwakira amagambo ya Yesu bafite kwizera nk'uko ab'icyo gihe bari bafite. Muri iyi minsi Kristo ni umukiza wa buri muntu ku giti cye, nk'uko yari ameze igihe yari umuntu ubana n'abandi bantu. Ni umufasha w'ababyeyi muri iki gihe, nk'uko byari bimeze igihe yakiraga abana mu maboko ye ari Yudeya. Abana bo mu miryango yacu bacungujwe amaraso ye nk'uko byari bimeze ku bana bo mu gihe cya kera. N'uyu munsi biracyari ukuri ko abana aribo bantu barusha abandi kwakira inyigisho z'ubutumwa bwiza. Imitima yabo yiteguye kumva iby'ijuru kandi ifite imbaraga zo gufata inyigisho bakiriye. Abana bato bashobora kuba abakristo bafite uburambe bujyanye n'imyaka yabo. Abana bakeneye kurerwa bagahabwa inyigisho mu by'umwuka, kandi ababyeyi bakwiriye kubaha amahirwe yose kugira ngo imico yabo ibashe kuremwa maze ise n'iya Kristo. Nimureke ababyeyi basange Yesu, maze bamutuye baremereye byose. Bazahabwa ubuntu buhagije ngo bafashe kurera abana babo. Amarembo akingura umubyeyi wese wifuza kuzana imitwaro yo kurinda iby'Umukiza.
Yesu wavuze ati mureke abana bato bansange ntimubabuze, arararika ababyeyi kumuzanira abana babo kugira ngo abahe umugisha. Kandi n'uruhinja ruri mu maboko y'umubyeyi warwo narwo rushobora kuhaba nk'ururi mu gicucu cy'ishobora byose binyuze mu kwizera k'umubyeyi usenga. Yohana Umubatiza yari yuzuye Umwuka Muziranenge guhera mu ivuka rye. Nitugira n'umushyikirano n'Imana, natwe tuziringira ko Umwuka w'Imana azahindura abana bacu ndetse uhereye no mu buhinja bwabo. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Aya magambo aranejeje cyane rwose. Urabona yuko ahantu honyine dushobora gukura imbaraga yo kunguka imbaraga tukabasha kungura abana ni ukuza kuri Yesu wenyine. Buriya binyukishije ibyandi bivuga ngo nkunda kunguka ibya Yesu, sibyo? Niyo mpamvu natwe babyeyi dukwiye gutera intambwe tugasanga Yesu. Amen. Ni amahirwe yacu twagira mu gusanga Yesu, kuko ni hari ubwenge nyakuri, hari ubwenge bwose bwatubashisha inshingano nk'uko ijambo ry'Imana riturarikira gukomeza kwiyubura. Amen. Ubwo ridutungiye agatoki cyane rwose ahantu dushobora gukura ubumenyi ndetse bwaduhindura. Amen. Kansabe umubyeyi dukurikiye muri aka kanya, nimba iki cyihisho kikunyuze nk'uko uyu mubyeyi umwe wahagurutse akajya kurarika abandi, irarika bagenzi bawe, babwire yuko Yesu akiza binyuze muri ibyigisho turi kwigira hamwe. Sangiza abandi, ubamenyeshe uburyo ibyigisho byakugira umumaro. Rero mbere yuko dusoza tugiye gusenga Imana. Kadusenga. Mana yacu, urakoze cyane, imitima yacu yanejejwe n'ibyigisho. Reka icyo wagambiriye yuko kigerwaho binyuze mu kutwungura ubwenge butuma tubasha kurera abana bacu, uyu mwanya kitugereho, ko tubisenze mu izina rya Yesu. Amen.